Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize ibihe byiza no kugubwa neza muri gahunda zitandukanye zose murimo. Nizera ko cyangwa se nabaje bwa mbere kuri uyu muyoboro mbibibutsa gukanda subscribe kuko ibiganiro bikunzwe byiza kandi biryoshye byose bibarizwa kuri uyu muyoboro. Uyu munsi mbafitiye iki? Buri wese nicyo kibazo abayibaza. Iyo ninjiye mbasuhuza mbifuriza ineza, mbifuriza impagarike n'ubugingo, mbifuriza ubuzima bwiza no kubuhobera. Abantu benshi bakunze kubona iyi video ye. Ni umugabo, ni inkotanyi, benshi bamukunze batamuzi bagendeye kuri iyi video, abandi bamukunda bamuzi, abamuzi nabo bamukundira ibintu bitandukanye, ibigwi bye cyangwa se kuba ari aba comrade byonyine, dore ko aba ari igihango gikomeye. Benshi kandi baba bibaza iteka iyo babonye video y'inkotanyi, baba bibaza batese uyu aracyariho, uyu yaratabarutse, amateka ye nayahe, ese ubuzima bwe bumeze bute? Uyu nawe rero nkuko nari mbigarutseho, abantu benshi bakunze kumubona muri video aho agira akavuga ati it won't be easy but we will take it. Aha yavugaga umujyi wa Kigali, avuga ati ntabwo bizoroha, ntabwo ari ibintu tuzapfa kugeraho gutyo gusa, atari ko tuzabishobora cyangwa se uriya mujyi tuzawufata. Benshi amazina ye ntibayazi, benshi bamukundira gusa ko yarwanya urugamba rwo kubohora igihugu kandi akabigeraho nk'uko nari mbibagarutseho, ariko benshi banamukundira yuko ari umwe mu bo bafatanyije urugamba kandi akaba yari umuntu w'ingenzi cyane. The government forces position, it's just across as you, if you check in the binoculars, you can see their position. Their position is at the brigade. Do you think you're shortly going to take that position? Yeah, we will. You will overrun them? Yeah, we will overrun them. Even tonight we might overrun them. But they are heavily armed. Not more than us. Have you had many losses of your own men here? Here in this position? Yeah. No, not many. And what about the government forces? Government, they've had a big loss because we overrun. Amazina ye ni Afande Rwigamba, akaba yaragize uruhare mu kubohora u Rwanda. Uyu ni umwe mu bantu 40 bahawe peti rya majoro mu 1993. Muri 1993 rero hari promotion cyangwa se hari abagabo, hari inkotanyi 40 bahawe ipeti rya majoro. Uyu Rwigamba Philbert akaba ari umwe muri bo. Ubu rero amateka ye nayahe? Ayo ku rugamba n'ibigwi bikomeye. Reka abibaza ko uyu munsi ari bo mperaho maramatsiko. Uyu mugabo ubabarizwa muri misiyo hanze y'u Rwanda, muri Somalia, akaba akora muri Loni cyangwa se muri UN bitewe n'ururimi uvuga, akaba ari retired nkuko natangiye iyi video mbikubwira, cyangwa se wasezerewe mu ngabo ariko akaba akomeje ubutumwa bw'amahoro muri Somalia cyangwa se muri ayo mahanga. Aba bagabo rero kubera kudakunda kugaragara mu biganiro bitandukanye cyangwa se mu mbuga nkoranyambaga byeze muri iki gihe cyangwa kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye, biragora kumenya uko bameze n'ibyo bahugiyemo, ariko tuba turaha kugira ngo tubagezeho ubuzima bwabo cyangwa se byinshi buri wese abatabasha guhita yimenyera. Amakuru y'aba bagabo rero nkuko nagiye mbigarukaho tuyakomora mu bantu bamuzi cyangwa se mu bo babanye cyangwa se nabo babana muri iki gihe. Uko byagenda kose amateka y'inkotanyi saya abantu bamwe gusa, no kuvuga ntabwo ari abarurwanye gusa, ahubwo n'abarwishimira ubu ngubu, babona aho rugeze, babona amahoro igihugu gifite, baba bakeneye kumenya ayo mateka ndetse no kuyishimira. Ubu ngubu akaba ari amateka y'igihugu birumvikana. Natwe rero turahango tujye tubasangiza ayo mateka atandukanye nk'uko nsanzwe mbikora
hanyuma abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda bakabasha kuyamenya. Uyu mugabo rero akaba afite amateka maremare nk'uko bamwe babibonye muri filime y'abasirikare 600 cyangwa se inkotanyi zaje muri CND, buryo muri la filime avugwamo byinshi ko byabaye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, abifitemo amateka akomeye. Afande Philbert rero nubwo yari ku rugamba, umuryango we wose wari mu Rwanda ahahoze Kibungo, mbibutsa ko yanarwaniraga kure cyane habanye na hano za Kibungo, ndetse umuryango we wose ukaba warishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko video turimo kubararikira ikaba izerekana amateka ye ku rugamba, ndetse na video ye yavuba agira icyo abwira abanyarwanda cyangwa se icyo avuga ku buzima bwe muri iki gihe. Nanabigarutseho muri video yasakaye yagarukaga ku mateka y'inkotanyi zakatiwe urwo gupfa kubera kwihorera. Ibaze rero ko n'uyu yarimo abohora ibice biri kure y'iwabo, hanyuma akaza kumva gusa ko umuryango we wishwe. Ibi bikaba ari n'igisobanuro gikomeye iyo umuntu avuze kutikunda. Ni iki ngiki abasobanuye: gushyira imbere urukundo rw'igihugu, gushyira imbere inyungu z'abantu benshi. Kubohora u Rwanda ni iki byari bisobanuye. Buri wese yemerewe gushyiraho amarangamutima ye kuri iyi video, agaragaza uburyo yumva inkuru nk'iyi. Umuntu ari ku Kibuye cyangwa se ari ku Gisenyi cyangwa se ari Butare cyangwa ari mu Ruhengeri, umuryango we wiciwe Kibungo. Ibi ngibi ubyumva ute? Ni amateka kugwa ate ku mutima? Niki utekereza iyo wumvise amateka y'inkotanyi nk'aya ngaya? Ngayo nguko rero ndabashimiye mwese, mbararikira video izakurikira iyi ngiyi. Abantu bose ndabizi ijambo ni mwarakoze inkotanyi, cyangwa se abantu bitanze batizigama. Aba bagabo baritanze cyane, bashyira hasi inyungu zabo, ahubwo bashyira imbere inyungu z'u Rwanda n'abanyarwanda. By'umwihariko Afande Rwigamba twagarukagaho muri aka kanya, yari afite kandi abizi neza yuko umuryango uri Kibungo banawishe muri jenoside, ariko we agakomeza kurwana azi icyo arwanira, nta kindi kwari ukubohora u Rwanda. Ugendeye kuri ibyo rero, nta rwango ntiwabona icyo ushimira abantu nk'aba baharaniye inyungu rusange, ndetse batarebye kuri bo ubwabo, bagatabara abantu, bagatabara igihugu. Bikaba byanagorana rero kubona ijambo wakoresha ubashimira. Gusa nk'uko benshi bakunze kubiririmba no kubivuga, barakoze, bakuye igihugu mu mwijima bagiha umucyo, ndetse bagiha urufatiro, ndetse n'ubu nk'uko nabigarutseho akaba ari mu butumwa bw'amahoro, bakaba bakomeje kurwubaka hirya no hino ku isi. Kandi subscribe, dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye kuri uyu muyoboro, byinshi bisa n'iki ngiki. Ciao ciao.